nabanza kuvuga ni kimwe nabonye yashyushye cyane iyi derby ngo yamanuye umunyamideli wo muri Tanzania bita Jacinta Makwabe. Eka mbonye Bob avuye kumwakira ku kibuga. Bob wamuye yamwakire saa 7 z'ijoro. Aramupostinze. Saa 7 z'ijoro Bob indege yamukije ikanombe. Jacinta Makwabe. Rero wahereje kumwakira. Makwabe ngo nibaza batungure ari uzanye igikombe muri stade. Atese kandi. Obita Bob ndamwemeye. Ndabona bari kumwe bamugana. Byagenze bitese kugira ngo Bob amwaki nyine gashobora kuzatwara igikombe cyo kwa muri kimwe yarabaza kuki ari Bob amwaki yatumiwe nani ngo Kigali yatumiwe nani bizi se nyamara Makwabe ashaka kwayizanye ni lige se lige yamuzanye ntabwo yakohereza ikizano ko ari umufana wa APR sana kuba yaje no kwirebera na match mwacu nuko yaje kureba day wallahi Bob ni bya binda bayiziraniye n'abasirey queen ntago none tunga APR yakohereza Bob ko ari muri Gicumbi Bob no APR nawereje nka Ruvuyanga nabyumva wenda byose ngiye wabyumva nagiye kumwakira nk'inshuti none se ko nta bandi twabonye inshuti y'abantu muri AP nk'umuntu inshuti yabo yumvikane neza ko ntabwo ifana turabizi Makwabe ni umukobwa pe uramureba undeshe n'imbaraga z'umubiri umukobwa uriyo wese ura ijambo umukobwa harimo gukwa nyine umukobwa ni umukobwa no mugeni urabona yeze Bob nawe murazimande Jacinta vuga ikinyarwanda ariko byanga bikunda uyu mukobwa araba ari mu mahoro kuri yo gatandatu c'abana cyane ubwo niyo gahunda ibyo yakora byose imirimo yakoramo tuyirengagize ariko numwe mu star wo muri akarere bagiye kwitabira ibyo guterura igikombe byo ntabwo byaba ari byo yaje wenda nk'umufana wa APR kuko nabonye yarakundanye cyane n'abantu muri APR ba Christella n'inshuti ze hakoze ko mbitekereje we uziko ashaka kuba yaje kubera mushite Christella none Christella kohereza Bob kujya kumufata uziko muje ibintu wumva birashoboka hako rugangura komba muno tutunasa n'utuzi ntatuganye uyu mukobwa impamvu tumugarutse umwe mu bakobwa bakomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga arazwi cyane Axel afite followers benshi cyane ushaka kwagejeje ndebe Jacinta nigeze kubona agejeje mu 100,000 Jacinta suba afite banga yazanye igikombe bwo cani yabaga Jacinta Makwabe hariya wanje wa Mukapa Jacinta Makwabe yagaragaye mu ndirimbo za Diamond umukobwa nyine w'umustar muri Tanzania tumurebe ntabwo ari umukobwa uri mu wenda uri aho ngaho Makwabe ni umuntu uzwi cyane afite 907 yego 907 birimo na Ruvuyanga cyane reka nsome liste y'abamufollowinga cyane ngenda Ruvuyanga twabaye inshuti twabure muri kuri liste uriho inshuti yanjye Jantare muri Amerika kuri liste abonetseho Samu inshuti yanjye Zubi janda babonye kwizigira Clarisse ubwo bimenye uryamyeyo Emi Kinege ni itegeko ntiyakwiburaho ibyo mba myiteze ari nta makuru atanga ubwe mugiye gushaka amakuru Karamera ona sport umuhungu wanjye aryamye nta makuru atanga uvugangura ko mbona ufite ubwo ndakugeraho humura Taikuri Ndahiro kuri liste ntiyaburaho Rusine kuri liste ntiyaburaho Ruvuyanga International yiryamiye wese ntumubaze aranye na following Danizo wa mupeti umukomedi yari ushaka iki ko nta makuru ashyiraho wenda y'ibikino Iradukunda Moses ngiye mu following Mahoro Nasiri niyo muntu nari ntegereje Mahoro nashaka kubara Nasiri ahantu ntiyaburaho kwizigera namuvuze aba basini abanye Kevin Kade ntiyaburaho harimo ndirimbo harimo nta ndirimbo yatinzemo arimo yarakire badumba bariyo Rugangura yararokotse hano yamufollowing uyu azabase kuri liste ubwo rero bamufollowing Jacinta Makwabe gusa twatumuvuze nyine kubera ko numwe mu bagiye kwitabira uyu mukino wa following ntabwo nasigara tugera muri team news amakipe nyine azakina umukino